Ladies and gentlemen, amahoro ya nyagasani kuri wowe wakoze subscribe kuri iyi channel yacu ya YouTube yitwa Valade Cash. Reka ngushimire wowe uri mu ntara y'Uburengerazuba, wowe uri mu ntara y'Iburasirazuba, uri mu ntara y'Amajyaruguru, uri mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Ntabwo nabagiwe n'abaturanyi bari mu bihugu by'ibituranyi byacu birimo Uganda, birimo Burundi, birimo Tanzania, birimo Kenya, birimo DRC ndetse n'umugabane wa Afrika. Ntirengagije bari ku mugabane w'Uburayi, bari ku mugabane wa America, Australia, Asia ndetse n'indi migabane yose itandukanye. Reka nkubwire ngo ndagushimiye kubera ko wakoze subscribe kuri channel yacu ya YouTube yitwa Valade Cash. Uyu ni umuryango mugari cyane uri kwaguka kandi twifuza ko mu gihe kitarenze umwaka uzaba tumaze kubona aba subscribers nibura se basaga miliyoni. Niyo mpamvu ngusaba ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi chaîne, ndagusabye banza ukore subscribe. Numva ikiganiro kikuryoheye ukore kuri like, kandi numva kigushimishije udashaka kukirana wenyine ukore share, hanyuma ushaka kugira igitekerezo cyawe dusangiza ukande ahanditse comment maze utwandikire. So today, uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ziri trended cyangwa ziri kuvugwa cyane hagati mu byamamare ndetse no mu masitari bakomakomeye cyane hano mu Rwanda. Kuri uyu munsi inkuru iri gukomeza guca ibintu iri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ni inkuru y'umukobwa bita Nyambo Jessica ndetse n'umuhungu bita Titi Brown. Hagati aho ngaho, abantu batazi Nyambo Jessica ni umukinnyi w'amafilime ukomeye cyane hano mu Rwanda, aho afite channel ye YouTube ye yitwa Nyambo, ikurikirwa n'abafollowers benshi cyane cyangwa subscribers benshi cyane. Hanyuma akaba yaramenyekanye cyane muri filime nka My Heart, akinana n'abakinnyi bakomeye cyane mu Rwanda barimo Kiraman, barimo Dr Nsabi, barimo Mitsutsu Comedian, ndetse akaba yaragiye amenyekana no mu yandi makomedi agiye atandukanye. Akina nabo bita Basoroba mu mafilime menshi cyane bita The Forest. Mbese n'umukobwa ubona ko ari umukobwa umaze kumenyera cyane umwuga wo gukina filime hano mu Rwanda. Hagati aho ngaho tugarutse kuri uyu musore bita Titi Brown, ni umusore ukomeye cyane kubera ko ari umwe mu basore bazi kubyina cyane icyo bita modern dance cyangwa dance moderne, imbyino izi mbyino zigezweho zo muri ubu ngubu z'ibinyejana byo muri generasiyo y'urubyiruko ziri ubu ngubu. Cyane cyane uyu musore mwamenye cyane mbere na mbere mu ndirimbo bita Ubushyuhe ya Bruce Melody ndetse na DJ Pius. Umenya mu ndirimbo nyinshi cyane zirimo izaba Chris Easy, indirimbo zaba Bruce Melody nyinshi cyane, ndetse indirimbo zaba Kevin kandi ndetse n'izindi ndirimbo z'ibyamamare bigiye bikomeye cyane hano mu Rwanda. Uyu musore bita Titi Brown niwo akunda kumenyekana cyane, mukunda kumubona. Mbese n'umusore nk'uko mubona hano kuri iyi foto ari kumwe na Nyambo Jessica. Uramubona ko n'umusore rwose umeze neza, kandi na Nyambo Jessica nawe ni umukobwa umeze neza, uhagazeho neza cyane. So uko bitaje kubaho rero biza kuba byarahereye Titi Brown mu mwaka ushize w'ibihumbi 2022, so hagana nko mu mpera hafi gutyo na gatatu. Uyu musore bita Titi Brown yari yafunzwe azira ko bari bamuvuze ko ashobora kuba yarafashe umwana w'umukobwa akamutera inda. Hanyuma umusore yaragiye amara umwaka ndibwira ari muri gereza hafi imyaka 2 gutyo afunze, ariko nyuma urukiko ruza gufata uyu musore bita Titi Brown rumugira umwere. Kuva Titi Brown yasohoka ava muri gereza rero yese ko ajya mu rukundo n'uyu mukobwa bita Nyambo Jessica, ariko bakimara kujya mu rukundo birinze kugaragaza neza ko bari mu rukundo bya nyabyo ngo berure, ariko bagahora muri romantique, bagahora muri za ambiance zigiye zitandukanye, ndetse no mu birori biri aho ngaho bari ku mazi, bari gufata amavideo ameze neza cyane, bafata amafoto ameze neza cyane. Ariko bababaza bati ese mwa muri mu rukundo by'ukuri? Bakavuga ku bose kuri buri ruhande rwe ari Nyambo akavuga ati Titi Brown ni best wanjye, no umuntu w'inshuti yanjye aho imbere cyane nyitaho, ariko ntago turi mu rukundo. Ndetse abana baza Titi Brown ati Nyambo no mu best wanjye, babana gutyo. Bidatinze cyane rero uva mu minsi yashize cyane, nta n'ukwezi gushize hafi mu byumweru 3 bishize, uyu mukobwa bita Nyambo Jessica yaje gufata Titi Brown amukora icyo bita prank. Prank ni nko gutungura nk'umuntu ukaba wamukoresha nk'ibintu we atabizi, ari kugira ngo asa n'umugerageza. Uyu mukobwa bita Nyambo rero yaje gufata channel yiwe, ubwo ashyiraho ikiganiro yari yatunguye Titi Brown, amuhamagara mu rugo aramubwira ati ndumva nshaka ko turyamana, nshaka ko dukora imibonano mpuzabitsina n'ibiki byose. Titi Brown biza kurangira abaye nk'ujya muri muda, ariko atanabishaka. Nyuma biza kugaragara ko Nyambo yararimo akora prank.
Icyo kiganiro rero bamwe bakavuga ko aricyo gishobora kuba cyarateye Titi Brown guhita afata umwanzuro wo gutandukana na Nyambo. Amakuru atari ivumba agezweho ubu ngubu ni uko nta n'umwe ugikurikirana undi ku mbuga nkoranyambaga zibe Facebook, zibe WhatsApp, zibe Twitter, zibe Instagram ndetse na YouTube n'ahandi hose bahise kubashwana. Amafoto yabo buri wese asiba amafoto ye ya mugenzi wiwe ndetse buri wese asiba n'amavideo ya mugenzi wiwe. Ariko anyway wanasanga n'ibi bari kuvuga ngo bashwanye nabyo bishobora kuba ari prank. Yeah man, wanasanga dore ko ibyamamare byo mu Rwanda arizo tike bisigaye biri gukoresha. So amakuru agezweho nayo ngayo. Western Touch, komeza ugume ku murongo, komeza dukurikire 5 kwa 5 andi makuru tugenda tumenya tuzajya tuyabagezaho. Asigaye ndagira nkwifurize ukomeze ubane natwe mu muryango mugari. Amahoro ya Nyagasani akomeze abane nawe. My name is Mr. Fala the Cash. Ndagushimiye cyane.